Ese ashimwe bene data, ndabasoje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi, ikomeze ibiteho kandi bagirire neza, ibampera amahoro itanga. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data, mu izina rya Yesu turagushimye, tugushimiye neza n'urukundo dukunda, dushimye ko tugeze amasaha turi amahoro, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Duciye bugufi washyirwa hejuru, twese tuboneze rwose, dukure umugayo wose watugaragayeho mu izina rya Yesu Kristo. Ukimara kutubabarira ngo nubane natwe muri uyu mwanya wo kuririmba, twemerere indirimbo yacu kubera umubavu uhumura neza, kandi uyu mwanya ube uw'umugisha ntube impfabusa mu izina rya Yesu Kristo. Dutumiye Mwuka Wera kugira ngo azabane natwe muri uyu mwanya, ntabe ari twe, icyubahiro ni icyawe n'iteka ryose, amen. Tugiye gukomeza turirimba indirimbo ya 48 mu ndirimbo z'agakiza. Nahawe ubugingo buhoraho rwose, kandi ubwo bugingo ni Yesu. Nukuri yinjiye mu mutima wanjye, kandi yanshyize mu butwari. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, n'umuriro w'ijuru urimo. Sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu umukiza niwe mucyo. Imigisha yo mu gakiza k'Imana, kubw'ubuntu narayihawe. Nayihawe mu gihe nihannye ibyaha, imbere y'umukiza Yesu. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, n'umuriro w'ijuru urimo. Sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu umukiza niwe mucyo. Umukiza niwe wankuye mu ishyamba, sigaye mba mu murima we. No kubw'imvura n'izuba byo mu ijuru, nshobora kwera imbuto ashaka. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, n'umuriro w'ijuru urimo. Sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu umukiza niwe mucyo. Ubugingo bwiza nahisemo n'ubu, gukorera umukiza Yesu. Kubaho ni Kristo, no gupfa ni inyungu ku mukristo wese w'ukuri. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, n'umuriro w'ijuru urimo. Sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu umukiza niwe mucyo. Sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu umukiza niwe mucyo, amen. Umuririmbyi aratubwiye ngo nahawe ubugingo buhoraho rwose, ngo kandi ubwo bugingo ni Yesu. Ni ukuri yinjiye mu mutima wanjye, kandi yanshyize mu butwari, amen. Bene data, twahawe ubugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo ni Yesu. Twahawe Yesu kugira ngo tumuboneremo ubugingo. Imana itugirire neza. Imana yatwereje umwana wa Yesu Kristo kugira ngo twiyunge nayo, twiyingire mu mwana wa Yesu Kristo, ubundi tubone ubugingo. Bene data munkurikiranye, ndagira ngo mbabwire ngo aya mahirwe Imana yaduhaye tujye tuyaha agaciro,
bitume buri gihe duhora dukiranuka, twirinda ikibi n'igisa nacyo, kandi bitume tudasubira mu ngeso mbi, kuko twari dupfuye rubi tuzize ibyaha n'ibicumuro. Ariko Imana itugirira imbabazi, Imana itugirira urukundo, itwohereza umwana wa Yesu Kristo, none ubu ngubu turemye, tugenda twemye kubera ko Kristo ari muri twe. Imana itugirire neza, ngo ni ukuri yinjiye mu mutima wanjye, ngo kandi yashyize mu butwari. Bene data, Yesu Kristo yinjiye mu mitima yacu adushyira mu butwari. Iyo ufite Yesu Kristo muri wowe, ugira ubutwari bwo kwirinda, bwo gukora icyiza, bwo gukiranuka. Ariko iyo Kristo atari muri wowe, ukora ibyangwa n'amaso y'Imana. Niyo mpamvu ninginga umuntu wese kugira ngo yemere Kristo yinjire muri we, kugira ngo akore iby'ubutwari. Imana itugirire neza, ngo nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, ngo n'umuriro w'ijuru urimo, sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri. Yesu Umukiza niwe mucyo. Imana itugirire neza, tunejejwe n'Imana, nanjye nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, kubwo kunkunda ndi mubi, kubwo kunkunda ndi umunyabyaha, ikanyereza umwana wa Yesu Kristo, ndetse nawe ukakohereza umwana wa Yesu Kristo kugira ngo ubabarirwe ibyaha n'ibicumuro, kugira ngo ubone ubugingo. Ni ishimwe rikomeye ko Imana yadukunze, natwe nimureke tuyikunde kandi tuyivuge hose, kandi tuyubahishe, kandi dukora ibyo gukiranuka, kuko Imana yaturemereye imirimo myiza. Niyo mpamvu mbingiga bene data kugira ngo namwe mukore imirimo myiza, nanjye nkore imirimo myiza, kuko nibyo bishimisha Imana, kugira ngo izaduhe iherezo ryiza. Imana itugirire neza, ngo sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, ngo Yesu Umukiza niwe mucyo. Imana itugirire neza, Yesu ni umucyo. Uwemera Kristo akamuyobora, wemera Kristo akaba muri we, umucyo uba muri we, kandi nawe agendera mu mucyo. Imana itugirire neza bene data, nimureke tugendere mu mucyo, dukore iby'Imana ishaka, kuko Imana yaturemye kugira ngo dukore ibyiza. Ntabwo Imana yigeze iduhamagarira kwanduzwa, ahubwo yaduhamagariye kwezwa. Nimureke rero twezwe, dukore iby'Imana ishaka. Ngo imigisha yo mu gakiza k'Imana kubw'ubuntu narayihawe, ngo nayihawe mu gihe nihannye ibyaha imbere y'Umukiza Yesu. Imana itugirire neza, imigisha yo mu gakiza k'Imana kubw'ubuntu twarayihawe. Iyo umuntu yihannye, iyo umuntu yitunganyije, iyo umuntu yatuye, akikuraho ikizinga cyose, akikuraho ibyaha byose bimutandukanya n'Imana, imigisha yose mu gakiza k'Imana arayibona. Mwene data unkurikiranye, ndagira nkubwire ngo niwihana neza, ugakiranuka, ugakora iby'Imana ishaka, imigisha yose uzayibona. Kuko ijambo ry'Imana nasomye ryarambwiye ngo ubaha Uwiteka akicisha bugufi, uwicisha bugufi akubaha Uwiteka, ingororano ye n'ubukire, icyubahiro n'ubugingo. Mwene data, niwubaha Imana ukanicisha bugufi, ingororano uzabona mu isi ni ubukire, uzabona ubukire, ubone n'icyubahiro. Imana izaguha icyubahiro, ubahwe n'abantu, ube umuntu ukomeye, kandi ube n'umukire, kandi ikirutaho uzabona n'iherezo ryiza, uzahabwa ubugingo. Iyo umuntu rero yihannye neza, agakora ibyo gukiranuka, imigisha yo mu gakiza k'Imana, ubukire, icyubahiro n'ubugingo arabihabwa. Imana itugirire neza. Nawe rero nkurikiranye, ndakwifuriza yuko nawe imigisha yo mu gakiza k'Imana uyihabwa mu izina rya Yesu. Imana itugirire neza. Umukiza niwe wankuye mu ishyamba, musigaye mba mu murima we, no kubw'imvura n'izuba byo mu ijuru nshobora kwera imbuto ashaka. Amen. Imana yadukuye mu ishyamba, Yesu yadukuye mu ishyamba, Yesu yadukuye mu byaha, Yesu yadukuye mu isaho y'ibyaha, Yesu yadukuye mu mwijima, atuzana mu rumuri. None dusigaye tuba mu murima we, dusigaye tuba mu murimo we. Imana itugirire neza. Kubw'imvura n'izuba byo mu ijuru, kubw'ububasha bwo mu ijuru, dushobora kwera imbuto Yesu ashaka. Oh haleluya. Bene data, iyo uri mu murima w'Imana, iyo uri imbere y'Imana, iyo ukiranuka, iyo ukora iby'Imana ishaka, ushobora kwera imbuto Data ashaka. Ukora ibyiza kandi ukagira ingeso nziza, kuko
uri imbere y'Imana kandi ukora ibyo gukiranuka. Imana itugirire neza. Ngo ubugingo bwiza nahisemo n'ubu, gukorera umukiza Yesu. Kubaho ni Kristo no gupfa ni inyungu ku mukristo wese ukuri. Imana itugirire neza. Ngo ubugingo bwiza nahisemo n'ubu, gukorera umukiza Yesu. Mwene data nkurikiranye, ndagira nkubwire ngo nawe korera Yesu Kristo, umukorere, kandi umuririmbyi yaravuze ngo umukorera azaguhemba, ngo tumukorera azaduhemba. Ni ukuri nukora neza ugakorera umwami wacu Yesu Kristo azaguhemba, uzabona ingororano nziza. Imana itugirire neza. Nimureke rero tumukorere, nimureke tumukorere azaduhemba. Tumubwire abatamuzi, tumwamamaze mu isi, tumubwire abataramumenya, tumubwire abatamwemera. Imana itugirire neza. Buri wese uko ashoboye nagenda uko imbaraga ze zingana, buri wese uko yabikora nagenda uko imbaraga ze zingana, abwira abantu ibya Yesu, abwira abantu ko Imana iriho, abwira abantu ko Imana ikiza, abwira abantu ko muri Yesu habamo amahoro, abwira abantu ko muri Yesu habamo umunezero, abwira abantu ko muri Yesu habamo ibyishimo utahabwa n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Babwire ko muri Yesu tugubwa neza, kandi babwire yuko muri Yesu ariho tubonera ubugingo, kuko Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa Data atamujyanye. Imana itugirire neza. Kubaho ni Kristo no gupfa ni inyungu ku mukristo wese w'ukuri. Imana itugirire neza. Ku mukristo kubaho ni Kristo. Imana itugirire neza. Uri umukristo uriho ni byiza, ariko no gupfa ni inyungu, kuko iyo ukiranuka ugakora ibyo Imana ishaka, ntabwo uterwa ubwoba n'urupfu, ntabwo uterwa ubwoba kuzapfa, kuko uzi yuko uruhutse imiruho n'imihati. Mwene data ndagira nkubwire ngo kubaho ni Kristo no gupfa ni inyungu ku mukristo wese w'ukuri. Imana itugirire neza. Mwene data ndagira nkubwire ngo kora ibyiza, ukora ibyo Imana ishaka, wirinde ikibi, kubera ko reka mbabwire, hano iwacu ntabwo ari mu isi, iwacu ni mu ijuru. Tuzajya mu ijuru ry'umunezero, ijuru ritabamwo ibibazo, ijuru ritabamwo amahane, ijuru ritabamwo uburwayi, ijuru ritabamwo intambara, ijuru rimwe ry'umucyo, ngo ry'ibyishimo, ngo babayeyo, ngo baguwe neza. Bene data ndagira ngo mbabwire ngo umuririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo bazajya muri icyo gihugu, ngo bazaba bambaye imyenda yera. Iyo myenda ni ugukiranuka, ni urukundo, ni ingeso nziza, ni ukwirinda. Ndakwinginga kugira ngo ubikore, ube maso, witegure nanjye nitegure, kugira ngo natwe tuzagire mu ijuru amahoro. Imana itugirire neza. Bene data ndagira ngo mbabwire ngo nimureke dukore iby'Imana ishaka, dukore iby'Imana yadutumye, kugira ngo nidusoza urugendo tuzahabwe ingororano. Kuko reka mbabwire ngo kwizera kutagira ibikorwa kuba kwarapfuye. Nimureke twizere Imana kandi tugire n'imirimo, kuko imirimo niyo izaduherekeza. Umukristo wese azaherekezwa n'imirimo ye. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo buri wese uko ashoboye nabikore. Niba ushobora gusura abarwayi ubikore, niba ushobora guhumuriza ababaye ubikore, niba ushobora kuvuga ubutumwa ubikore uko imbaraga zawe zingana, niba ushobora gusura imfungwa ubikore, niba ushobora kubwira abantu ko Yesu ariho ubikore uko ushoboye, niba ushobora kwingingira abantu cyangwa umurimo w'Imana ubikore. Iyo ni imirimo izaduherekeza. Nimureke tubikore kugira ngo tuzatahe muri ijuru ry'amahoro. Imana itugirire neza. Ndabwira n'umuntu utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, unkurikiranye kugira ngo mwakire. Igihe ni iki, uyu munsi ni wawe, ejo ntuhasi. Mwakire, akubera umuyobozi, akubera umujyanama, akubera inshuti, kuko kumukurikira ntabwo ari ukuyoba, ntabwo ari ukugira, ahubwo ni amahitamo meza. Nkubwire ntabwo uzicuza gukurikira Kristo, kuko muri Kristo harimo amahoro, harimo ibyishimo, harimo umunezero, kandi muri Kristo niho tubonera ubugingo. Kuko umuririmbyi aratubwiye ngo nahawe ubugingo buhoraho rwose, ngo kandi ubwo bugingo ni Yesu. Mwene data rero akira Yesu nk'ubugingo, kugira ngo nawe uzagire iherezo ryiza. Imana itugirire neza.
Reka nshime Imana kubw'ubutumwa bwo mu ndirimbo. Data mu izina rya Yesu turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye neza n'urukundo rwawe, tugushimiye ko watwereje umwana wawe Yesu Kristo kugira ngo aze abane natwe kugira ngo tubone ubugingo. Mana wagize neza, komeza utwiteho kandi utugirire neza, uduhe mwami Imana gukora ibyiza no gukiranuka, uturinde gukora ikibi. Abankurikiranye nawe ndabasengeye, nawe mwami Imana bahe ukora ibyiza, ubarinde gukora ibibi mu izina rya Yesu Kristo. Kandi niba hari uwacumuye akajya kure yawe, mwese umuboneze rwose, mwami Imana mukure mu gitabo cyo kurimbuka, umwandike mu gitabo cy'ubugingo. Dusengeye abarwayi bakize, dusengeye abafite intimba n'agahinda bahamara mu mutima mu izina rya Yesu Kristo. Dusengeye abihebye kugira ngo basubize mu ibyiringiro, dusengeye umurimo wawe, gabanya abarimbuka wongera abakizwa mu izina rya Yesu Kristo. Bari bacitse intege bongerera imbaraga, mwami Imana basubiye inyuma bagarure, kandi mwami Imana batari bakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo bahe kumwakira. Dusengeye ababyeyi bategereje urubyaro, biteho bagirire neza, mwami wumve gusenga kwabo, bahe icyo bari kugusaba, nk'uko wagendereye Hana ubwo yasenganaga umubabaro ahiga imihigo, urangije wumva gusenga kwe umuha icyo yasabye. Ndakwinginze ngo ababyeyi bategereje urubyaro nabo biyereke, ubahe icyo bari kugusaba mu izina rya Yesu. Mwami Imana dusenge imfubyi n'abapfakazi kugira ngo nabo ubane nabo, ubiyereke buri wese uko akwifuza, wumve gusenga kwe kandi ubimugenzereze nk'uko abyifuza. Mwami twavuga byinshi, ngaho ubugingo bwacu niburindwe nawe, neza yakomeze kandi itegeke, kandi ukomeze utuganirize, mwemerera Mwuka Wera yerekeze ubutumwa bwo mu ndirimbo, ukora icyo wagambiriye ubu n'iteka ryose, amen. Mwakoze cyane, Imana y'amahoro ikomeze ibiteho kandi bagirire neza, yongere ibagarukeho, ikomeze ibaganirize, kandi buri wese uko ayifuza yibone. Ikiruta byose nikomeze ibarindire ubugingo kuko ari bwo buruta byose. Naho ubutaha, bye.